Ukigera mu mujyi wa Kigali rwagati uhita utangira kubona urujya n'uruza rw'abantu bacicikana. Abenshi baba banyuranamo berekeza ku nyubako zitandukanye mu magahunda atandukanye no mu bikorwa bitandukanye bikorerwa muri izo nyubako. Ntibyaba ari ibisanzwe kuba wagera muri uyu mujyi ukava nta zina Rubangura rinyuze mu matwi yawe. Baba bayobora abandi ku matelefone bati nsanga kwa Rubangura, abandi bati nyamara mpagaze kwa Rubangura niho ndi. Alo, nsanga kwa Rubangura. Yego, dore dukorera kwa Rubangura. Mbese izina Rubangura ni rimwe mu mazina amurika kuko nyine rivugwa kenshi n'abanyarwanda muri rusange. Kije, bienvenue, ikaze. Welcome to the BGU space. Ngwino dutemberere Nyarugenge ku nyubako yitiriwe Rubangura maze tumenye byinshi biyerekeyeho. Njye uri kumva ndi Benita Giraneza Owa. Iki kiganiro ni kimwe mu bibimburiye ibindi bisa nacyo tugiye kuzakomeza kubagezaho mu bisa n'amaseri, kuko mu by'ubutaha nabyo tuzibanda cyane ku kumenya inkomoko ya buri gace n'inyubako zagiye zitirirwa abantu. Tukaba tukurarikira kutazabicikwa. Muhawe ikaze nanone mu kiganiro gicukumbuye cy'ibyerekeye inyubako ya Rubangura. Wari uzi ko se yatangiye kubakwa ahagana mu 1987 kuki yitiriwe Rubangura? Ku myaka 12 yonyine hari umwana wisanze yahindutse imfubyi, kandi yari usigaye ari mukuru mu bana biwabo. Abo bavukanaga uko ari 4, kuko uwari waramubanjirije kuvuka ari we Ifrazi Kamagaju yari yaritabye Imana akiri muto cyane. Ubwo rero uko kuba imfubyi byamugizeho ingaruka n'ingorane zikomeye kugeza ubwo byabaye ngombwa ko areka ishuri akagana imyuga. Uwo mwana yari Rubangura Vedaste. Ku myaka ya mike yatangiye kwiga gukanika imodoka no kuzitwara abyigishijwe n'Abarabu, aho yaje kuva amaze kuzuza imyaka yo kugira uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga akajya gukorera mu ikaragiro ry'amata rya Nyabisindu, aho yatangiye akora nk'umushoferi. Ubwo yakoraga aka kazi k'ubushoferi yabigiriyemo umugisha kuko yaje kugirwa umuyobozi w'abandi bashoferi. Ariko nyuma y'igihe gito yaje guhura n'umugereki witwa Zolos wacuruzaga i Nyanza, ari nawe wari nyiriduka rya Antenne. Uyu kandi akaba yari inshuti ya Rukatitabire, nawe wari umucuruzi. Amusaba kuva muri ako kazi amujyana kumwigisha gucuruza. Mu mwaka w'1967 Rubangura yaje kugura imodoka ye ya mbere yatunze yo mu bwoko bwa Benz 1413. Iyi yayiguranye na Zolos, uwo mugereki. Amaze kubona iyi modoka ye ya mbere yayikoresheje byinshi, iramukundira nayo imufasha muri byinshi koko, kuko ariyo yagiye yifashisha ikamuzamura mu bucuruzi bwe. Nk'iyo habaga ikibazo cy'ibiribwa muri iyo myaka, wasangaga abantu bafite imodoka ntoya za Toyota Start aribo babaga bakenewe, kandi habaga hakenewe gutwara ibiribwa byinshi icyarimwe. Rubangura we rero yakoreshaga iyo modoka nini yari afite akajya gukora ubwikorezi bw'ibiribwa mu bice bitandukanye by'u Rwanda ndetse n'ibihugu bituranye n'u Rwanda. Ubucuruzi bw'ibiribwa bwaje kwaguka butera imbere kugeza ubwo haje gukenerwa imodoka ye ya kabiri ariyo Toyota Start. Ubundi atangira gukoresha imwe indayuha umushoferi bakajya bajyana bakazengurukana hose. Rubangura yaje kugura imodoka ya gatatu yo mu bwoko bwa Benz 1924, maze niba wakurikiye neza ubwo zari zimaze kuba imodoka 3 ahita ziha abashoferi bazo uko ari 3, ubundi yinjira mu bikorwa by'ubucuruzi nyirizina. Akinjira muri ubu bucuruzi yatangiye kugezana ibikoresho by'ubwubatsi abikuye mu mahanga. Aho ni nabwo yatangiye kugezana sima yitwaga Shilanga yayikuraga mu gihugu cya Zambia. Ariko atangira kubona ko ibikoresho by'ubwubatsi abanyarwanda babibonaga ku giciro gihanitse, maze mu 1978 igihe cy'impinduka mu mashuri, ubwo leta yubakaga amashuri menshi mu bice bitandukanye mu gihugu, ahita asezera ubucuruzi bwa General Trading ajya byihariye mu gucuruza ibikoresho by'ubwubatsi ari byo sima, ferrabeto, amabati n'ibindi bitandukanye, kubera ko byari bikenewe cyane mu gihugu. Ahagana mu 1983 nibwo yagize igitekerezo cyo gukora uruganda rw'ibikoresho by'ubwubatsi, hanyuma ku nguzanyo ya Besser na BRD aza kubaka Iportile Usine de Profil ETB u Rwanda. Aza kurwagura nyuma ya Jenoside rukora amabati, imisumari,
amatiyo ya PVC ndetse aza no gutangira uruganda rw'imifariso Iprofam. Tugane by'umwihariko ku nyubako nyirizina kandi isa n'ikimenya bose mu bagenda mu mujyi wa Kigali ya Rubangura. Nyuma y'ubucuruzi bwinshi yari amaze kugenda akora by'umwihariko bwa Ipotir, nibwo bwavuyemo amazu menshi Rubangura Vedast yubatse mu mujyi wa Kigali. Uhereye kuri Rubangura House yatangiye kubakwa mu 1987 nk'uko twatangiye tubivuga, ikarangira mu 1989, ariko ikaba yari yaratangiye gukorerwamo mbere y'uko yuzura mu 1988, kuko muri ibyo bihe gukorera mu nzu itari yuzura neza byabagaho, ikagenda yuzuzwa nyuma, ndetse hari n'andi mazu menshi yagiye agura mu Byamunari Kigali, i Kayonza no muri Gisenyi. Ibyaje gutuma rero Rubangura Vedast yamamara mu bucuruzi bwe, hakazamo n'iriya nyubako Ujya utambukaho Rubangura House. Mu bihe bye by'ubucuruzi niwe watangiye gucuruza amavuta y'ubuto ayakura i Burundi, kandi akaba yari nawe wagemuraga amavuta y'amamesa yakoreshwaga henshi nko mu mashuri, gereza n'ibigo bya gisirikare. Uretse gucuruza amavuta yasanzwe akoreshwa mu biribwa, ikindi kintu yamenyekanyeho cyane ni ukumenya icyabuze ku isoko, akagishakisha kandi ku bwinshi hasi hejuru, kugeza ubwo asinziriye ari uko azi neza ko cyagezeho koko, agatuza rwose ari uko azi ko cyageze ku Banyarwanda. Yabashaga no kureba icyo abandi bari guhenda, wagahita areba uko yakemura icyo kibazo bwangu. Ikibazo cyo guhendwa kuri we akagikubita hasi. Mu bihe bye byo gucuruza ntiyigeze agirana ubufatanye bw'ibikorwa, inyubako cyangwa se n'ubundi bucuruzi cyangwa se yawe n'amasosiyete, keretse nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi nibwo we ubwe yatangiye gushora amafaranga atandukanye mu masosiyete atandukanye, arimo nka Kogea, Microfinance Inkingi, Migi na Rig. Ku itariki ya 6 Gicurasi mu 2007 nibwo hamenyekanye inkuru y'incamugongo y'urupfu rw'umunyabigwi Rubangura Vedast. Rwababaje abantu benshi mu Rwanda, cyane cyane abo mu rwego rw'ubucuruzi, kuko yari umuntu wafashije benshi kandi wafashije kuzamura ubukungu bw'igihugu muri rusange. Nyuma y'urupfu rwe, ibikorwa bye by'ubucuruzi yasize byakomeje kuba bimwe mu byafashije umujyi wa Kigali gukura no kugera ku iterambere. Icyabe bamwibukiraho nka Ruvenje Haruna w'imyaka 67 bareranywe ndetse bakanakorana, amukorera baba n'inshuti. Avuga ko Rubangura Vedast yari umuntu ugira impuhwe nyinshi kandi agafasha abantu benshi, cyane cyane imfubyi nk'uko nawe yariyo. Ati yari umuntu ugira neza, ugira impuhwe cyane. Rubangura yarazi guca bugufi cyane, niyo wageragezaga kumuhagarika atakuzi yarahagararaga akabanza akakumva. Ibyo nawe kandi byamufashaga kubaho. Nk'ibintu hafi ya byose yagiye agura mu Macyamunara nibyo yagendaga abwirwa n'abantu bamubwiraga bitunguranye bamuhagaritse. Ubwo rero nta muntu n'umwe yageragezaga kwirengagiza. Ibi ngibi uyu yabihuriyeho na Evaride Nigaba wari umushoferi we no kugeza mu minsi ye ya nyuma y'ubuzima. Yaragize ati ntiwashoboraga kumutwara wazamuye ibirahure ngo abyemere. Yarakubwiraga ati ntukajye umpisha, jya ureka abantu banyiramukirize. Anastasie Mukaruziga ni mushiki we umukurikira, nawe avuga ko Rubangura yari umugabo ukunda gukora kandi wabikomoye ku babyeyi be, akagira impuhwe cyane kugeza ubwo bamwe mu bantu bari baramwise Kimaranzara. Mukaruziga yaragize ati yari umugabo ugira igikundiro, akagira urukundo, akamenya no kubana. Kuva atangiye gukora yaradufashije muri rusange, baba bavukanye be n'abamukomokaho bose, yaba twebwe abo tuva indimwe, yaba n'abamukomokaho muri rusange, yaba n'abo hanze. Ntabwo yifuzaga kubona umuntu ubabaye. Nk'abandi bantu bo hanze bo baravugaga ngo Rubangura rwose ni Kimaranzara, iyo akuze mu mufuka icyo azamuye n'icyo aguha ntajya asubizayo. Umuhungu we w'imfura Denis Rubangura akaba ari nawe wasigaye ari mukuru nk'uhagarariye urugo aho papa watakiri. Yavuze ko bimwe mu byo yibukiraho se ari ukuba yari umugabo w'umunyamurava kandi akunda abantu. Ati data yagiraga impuhwe cyane kugeza ubwo hari n'umuntu wigeze kwishyurira miliyoni zisaga 26 bendaga gutereza Cyamunara kandi bataziranye. Ibyo nge byarantunguye cyane.
tugana ku musozo, abavandimwe ba Rubangura wamenya ni Ifrazi wapfuye akiri mu mashuri abanza, Anastasie Mukaruziga aracyariho, Anastasie Kankindi yishwe muri jenoside yakorewe abatutsi, akaba ari nabo bana batatu bonyine bavukanaga na Rubangura mu bana bane bavutse ku babyeyi bamwe na warimo. Abana bose kandi Rubangura yabyaye ni 11, aribo Denis Rubangura akaba ari nawe mfura ye, Alphonsine Rubangura, Yvette Rubangura, Yves Rubangura, Eric Rubangura waguye muri jenoside yakorewe abatutsi, Auguste Rubangura, René Rubangura, Claudine Rubangura, Claudette Rubangura na Charlene Rubangura b'impanga, hamwe na Uwase Ange Kelly Rubangura akaba ari nawe bucura. Nimunyemerere aha ariho dusubikira iki kiganiro, aho twaganiraga byimbitse ku munyabigwi Rubangura Vedaste mu kumenya inkomoko y'inyubako Rubangura House. Mwakoze kubana natwe, ndakwibutsa ko igitekerezo cyawe n'inyunganizi byawe bidahejwe hano kuri BGU Space.